Leta y'u Rwanda yagize ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye intego y'iterambere. Kubera ubushake bwa politiki n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame, Leta yakoze byinshi mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye nk'inzira ihamye yo kugera ku iterambere rirambye kandi ritagira uwo risiga inyuma. Ibi bigaragarira mu ishyirwaho ry'amategeko atandukanye aho uburenganzira n'amahirwe angana abaturage bose, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa. Bigaragarira kandi mu ishyirwaho rya politiki yo guteza imbere uburinganire, kongerera ubushobozi abagore no kubafasha kujya mu nzego zifata ibyemezo. Kubera izo mpamvu, u Rwanda rufatwa ku rwego mpuzamahanga nka kimwe mu bihugu byateye intambwe igaragara mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibi bigaragarira muri raporo mpuzamahanga zitandukanye zirimo na raporo iheruka ya World Economic Forum y'umwaka wa 2018 yashyize u Rwanda ku mwanya wa 6 ku isi mu bihugu byagabanyije ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore ku kigero gishimishije, ndetse by'umwihariko iyi raporo yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika. N'ubu u Rwanda hari byinshi rwagezeho mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore, haracyagaragara imbogamizi zituma iri hame ritagerwaho ku kigero cyifuzwa. Hari bamwe mu bagize sosiyete nyarwanda batarasobanukirwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bitewe n'impamvu zirimo izishingiye ku muco, imyemerere, imyumvire n'izindi. Muri iyi filime turagaruka ku kamaro k'uburinganire n'ubwuzuzanye mu iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange, uruhare rwa buri wese mu kwimakaza iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ndetse turanagaruka ku buhamya bw'imiryango yamaze kugera kuri byinshi ibikesha kumva no gusobanukirwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikanarishyira mu bikorwa. Genda mu cyongereza babyita ngo ni social construction. Iyo uhereza umuntu kubera ko yavutse ari umukobwa cyangwa ari umugabo. Gender equality. Noneho naho uba wamaze gusesengura ukabona yuko genda ubwayo yonyine itera ubusumbane. Ukavuga uti kubera yuko society igenda yubaka icyo kintu igahereza abantu bamwe ingufu kurusha abandi, ikabahereza uburenganzira kurusha abandi, noneho wamaze gusesengura uravuga uti kugira ngo nkemure iki kibazo reka beho gender equality. Akaba ari nacyo u Rwanda rwakoze. Iyo igihugu gifite abagituye, baba abagore baba abagabo, bose ukabaha amahirwe yo kugira ngo bashobore gutanga umusanzu, ariko nanone ukongera ukabaha amahirwe angana yo kugira ngo bashobore kugira ubumenyi, bashobore kugira ubushobozi, bwabo buturutse mu burere, bwabo buturutse mu mutungo, accessibility ku mutungo, byaba biturutse mu bundi buryo bwose, byo twita empowerment baba bafashije abantu kugeraho. Icyo gihe nawe uba uhaye igihugu amahirwe yo kugira ngo ugire abantu benshi kandi banyuranye bashobora kugira ngo bakorere igihugu cyabo nabo bikorera ubwabo. Iri hame ry'uburinganire ryatumye n'ubukungu bwacu bwihuta kubera yuko noneho abakora ni benshi kandi badakumiriwe. Murabona ukuntu ubukungu bwacu buri kwiyongera kuko abagore barakora bagacuruza bakavanwaho imisoro n'amahoro, n'abagabo bagakora bagacuruza bakavanwaho imisoro n'amahoro. Umuryango, umugabo, umugore mu gihe bose bashobora kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire igifasha umuryango kugira ngo uzamuke. Iyo bikoze ku rwego rw'igihugu bifasha igihugu cyane mu by'ukuri kugira ngo kizamuke. Ntabwo wavuga ngo umugabo niwe wenyine uzatunga urugo ngo bishoboke. Iyo barutunze ari babiri kandi bose bafite amahirwe angana, bakanafasha n'abana babo, abakobwa, abahungu, kugira ngo bahe amahirwe angana, ibyo byose birafasha kugira ngo noneho igihugu gishobore kuba cyazamuka. Niyo mpamvu na leta yafashe izo ngamba, cyane cyane ngira ngo abize amateka yacu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abadamu nibo bari benshi 52%. Icyo gihe rero biza kuvuga ngo noneho ba bandi bake cyane 48%, babagabo nibo bagiye gutunga urugo, kuzamura ubukungu bw'igihugu, ntabwo igihugu cyaba kigeze aho kigeze ubu ngubu. Urugo tuvuga ko ari kiliziya y'ibanze, ni rwo twese twubakiraho. Rwa rugo rero rw'umugabo n'umugore buzuzanya neza ni narwo rutegura ababana n'ingo z'ejo, kuko umugabo
azabyiruka, umusore azabyiruka modeli afite, urugero afite rw'umugabo ari ibyo yabonye uko se abigenza. N'umukobwa azabyiruka yashake yubaka urugo abe umugore mu rugo nk'uko yabonye mama we abigenza. Kwita ku rugo rero muri uwo myumvire n'uwo murongo w'uko umugore ni mugenzi wawe Imana yaguhaye mureshya, n'umugabo mubonamo ishusho y'Imana. Noneho icyo gihe bitegura n'ingo z'ejo. Umuryango utarimo ubumwe bw'umugabo n'umugore, umuryango utarimo ubumwe bw'ababyeyi n'abana, umuryango utarimo ubumwe n'abaturanyi bawo, umuryango utarimo ubumwe mu gihugu, uwo muryango uhaba umuryango. Ubumwe is the key. Ibyo mvuze iyo bitabayeho, ingaruka ziba mbi ku buryo bidasenya umuryango gusa, bidasenya n'umwana gusa, bidasenya n'umugabo gusa, bidasenya n'umugore gusa, ahubwo bisenya igihugu. Kuko umuryango niwo rufatiro. Nitutagira imiryango bizatugora kubaka igihugu kizima. Imiryango itari ya leta ifite uruhare rukomeye mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Icyambere, dufite uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire y'Abanyarwanda. Twebwe nka Rwamureke twibanda mu guhindura imyumvire y'umugabo, kumva ko uburinganire bubareba, kumva ko uburinganire n'ubwuzuzanye atari ikibazo cy'abagore, kumva ko nabo bafite inyungu mu guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, bakumva ko nabo niba bigiramo uruhare bazaba bateje imbere umuryango. Uruhare rw'urubyiruko rero njyewe mbona ahubwo ari nabo bagakwiye kuba abambere mu kugira ngo rino hame ry'uburinganire ryimakazwe, kuko urebye u Rwanda umubare munini ni urubyiruko. Urumva ko wa mubare munini ari we wahagurutse ugafata cya cyemezo bya bindi biri mu mpapuro bikajya mu bikorwa, ikintu cyanahinduka n'umuco. Ikindi kandi niba tuvuga ngo u Rwanda twifuza rube rwiza, urumva yuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo, nibo byagakwiye guheraho kugira ngo koko rwa Rwanda twifuza, rwa rubyiruko ruzaze rusa neza. Kuba urubyiruko twigishwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bidufasha gukura turisobanukiwe, ku buryo n'igihe tuzaba dushatse ingo zacu bitazatugora kuzuzanya n'abafasha bacu. Ibyo bigatuma buri muntu wese amenya ko afite uburenganzira, amahirwe angana na mugenzi we mu kubaka igihugu cyacu. Njye n'umugore wanjye ntabwo tuvuga ngo ibi ni ibishinzwe umugabo, ibi ni ibishinzwe umugore, gusa hari uburyo tubyumvikanaho bijyanye n'ubushobozi, bijyanye n'ubushake, ndetse n'uzi no gukora ibintu runaka. Rero tubana gutyo, tukakora imirimo yo mu rugo, umuntu agakora iyo ashoboye n'iyo ashaka, ariko tugasa naho tubyumvikanaho kugira ngo hataba akajagari. Cyane cyane byaba ari ukurera abana, byaba ari ukujya mu isoko nk'uko, gukorana n'abakozi kubayobora ibyo bagomba gukora bijyanye no guteka n'indyo yuzuye n'isuku. Ibyo byose ni ibintu dufatanya. Kuzuzanya n'umugabo wanjye bituma ntaboneka njyenyine, bituma dufatanya akazi, bigatuma hatabamo no kwitotoma kuvuga ngo ngiye ndavunika cyane, ndakora akazi kenshi, uriya nta kintu amariye, bikanatuma tugira umunezero hano mu rugo. Byadufashije ibintu byinshi. Ikintu cya mbere ni uko nk'abana dufite barabyishimira cyane, igihe abana babonye dufatanyije akazi baranezerwa, ubona bavuga dadi arimo arategura saladi, mami arimo arateka, abana birabashimisha cyane. Icyo kintu cya mbere bivuze ko kuko abana nibo u Rwanda rw'ejo. Rero bisobanuye ko abana bacu mu gihe babona dufatanya akazi, nabo bazakora ibimeze gutyo mu mago yabo. Ntarasobanukirwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, njyewe aha mu rugo nkimara kuzana umugore wanjye numvaga ko njyewe umuzanye, ko agomba kuza ari nk'umugaragu,
ibyo akora byose agakora ibyo mutegetse. Numvaga njye ndi umutegetsi we akaba ari umuja. Ariko nyuma maze gusobanukirwa neza n'uburinganire n'ubwuzuzanye icyo ari cyo, narigizanya rwose turatangira dushyira hamwe. Niba mu kabari naragiragamo imyenda y'100,000, ntangira yandi twashyanaga mu kabari, nashyanaga mu kabari nkamubwira nti dushaka uburyo tuyizigama. mbere amafaranga yarayakoreraga simenye iyo gashya, ariko tumariye kumva ihame ry'uburinganire n'iterambere, ubu nta kibazo, dushyira hamwe tugura amasambu tukagura amatungo, ubu nta kibazo, tumaze kugera ku rugero rushimishije. Twaguze umurima w'300,000, tugura undi murima w'100,000, none buno twaguze inyana n'ikimasa. Uburinganire n'ubwuzuzanye ni ingirakamaro mu iterambere ry'umuryango, kuko byangiriye akamaro, byagejeje kuri byinshi. Gushyira mu bikorwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ni nk'urugendo, riraza rihindura bimwe abanyarwanda bari baratojwe n'umuco, ariko nanone biraza bigira imibanire y'umugore n'umugabo neza. Igihe tukiri muri urwo rugendo ni uguhozaho kwigisha, guhugura, ubukangurambaga, kandi cyane cyane kumva ko ubundi byoroheye uvuze uti icyo nakwifuza kugirirwa nanjye nicyo nkwiriye kugirira abandi. Ari nayo mpamvu nubwo tuzakomeza koko guhugura abakuru, ariko twifuza cyane cyane ko twese hamwe twashyira imbaraga mu kwinjiza, mu kwigisha neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu bana bato. Tukajya mu masibo yacu tukigisha ibirezi, imbuto, tukajya muri ECDs, mu bigo mbonezamikurire. Abo nibo bazakura babasha kuvuga bati nibyo koko, ni byiza ko tugira uburenganzira bungana, ni byiza ko tugira uruhare rungana, ni byiza ko tugira amahirwe angana, ni byiza, bikababera nk'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nanone tugakomeza tukigisha n'ibindi byiciro mu mashuri, ari abanza, ari ayisumbuye, urubyiruko, kugira ngo rubashe kwinjiza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu buzima bwabo, bibabere nk'indangagaciro. Women and men are equal in terms of ability and dignity. There really isn't any argument against that. So women and men must also be equal in terms of opportunity. This is not just human rights, but also common sense. Let's be practical. We can't reach our common development goals unless every member of society is able to use his or her talents to the full. No one benefits when women are held back. We have to change mindsets, not just laws. In Rwanda, more women than ever before are serving in positions of responsibility and leadership in government and in the workplace. These role models, in turn, shape the expectations and ambitions of the next generations. We are in this together. Let us stand as partners to end gender inequality once and for all.